Reka mbabwire ni ibihe byiza cyane mwebwe mudukurikiye kuri Jadofisi TV show. Ngira ngo urabona umugabo umeze neza cyane, wambaye neza. Hanyuma sinavuga ngo ntabwo umuzi, ni umugabo wamenyekanye cyane ahantu hatandukanye ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Amenyekana kuri RBA, amenyekana kuri Yongwe TV, amenyekana kuri Family TV, aza kuri Sana Radio, aza ahantu hatandukanye. Ariko muri iyi minsi tumubona no mu yandi mashusho atandukanye, ariko ntituvuze ko ari mabi, ahubwo uyu munsi nabazaniye umuhanga mu by'ubuvuzi bw'imitima. Aha rero ubuvuzi bw'imitima mu Rwanda buri kuvugwa mu buryo butandukanye. Icya mbere tuzi ko abantu bavuga ijambo ry'Imana, ngo bikavura imitima. Tuzi abapfumu, tuzi abakonikoni, tuzi abahanuzi, tuzi abacunyi, tuzi n'abandi batandukanye. Ariko uyu munsi nyine turagira ngo noneho twinjire neza, tunaganire cyane kuri content y'ubuvuzi bw'imitima. Niyo mpamvu rero mubona yicaye hano. Nimba mwarahuye cyangwa se mukaba mutarahura, ugiye gusobanukirwa byinshi cyane. Tugiye kuganira nawe muri aka kanya. Niyo mpamvu noneho ijwi ritari shosho, ahubwo tugiye kuganira. Ukurikire neza, uzamure imvamutima yawe, amatwi yawe uyabangure cyane ko hari ibyo tugiye kwinjiramo. Reka rero tubanze tumwakire. Bwana nyakubahwa Alpha, turakwakiriye. Hari ibintu uvuga yatera umuntu ubwoba, akaba yakiruka. Kubera iki? Ibyo by'ibyubahiro byinshi ushyizeho. Ni bwana ariko cyane yuko nyakubahwa hari abakwise bwana muyobozi. Jambo meze ute? Ndashima Imana nanjye ariko nejejwe nanjye no kongera kukubona. Ariko ni byiza, yaraciye iminsi, ngira ngo ibyinshi wabivuze birenze ku byo wavuze. Rero misiyoneri Alpha, umwe niko bahanze umugani, avuze amashusho menshi, ariko icyo nkora cyane ndi umukansara. Hanyuma mu kinyarwanda cyiza, kuko hari ukuntu umuntu avuga ngo ni umukansara, akavuga ati ngewe nshobora cyane. Abantu bakaba babazi Ndera, wenda mu bitaro by'Indera, abandi bakaba babazi ku bantu bagize ihungabana. Ariko hari ihungabana ryihuta kugaragara, hakaba n'ihungabana ritihuta kuboneka. Noneho muri make umuntu avuze ngo umuntu ni umukansara, Alpha ni umukansara, aba ashatse kuvuga iki? Kugira ngo udukurikiye ari Rusizi, uri mu murima, uri hirya no hino, uri mu biro runaka, uri hanze ahantu runaka, abanza asobanukirwa icyo kintu. Urakoze cyane, ni ikibazo cyiza unahereho umugani. Ibyiciro byinshi bigiye bitandukanye, hari na counseling zitandukanye. Ushobora kuba umukansara cyangwa umutherapist, ariko mba mu muryango bita RC, Revelation Counseling, umuryango ubarizwa muri Amerika, ariko ku isi yose urahari. No mu Rwanda rundi mu bantu bahagarariye. Ariko counseling twe dukora ni ubujyanama, ariko ubujyanama cyane bujyanye n'ibikomere. Ushobora kujya inama mu buryo butandukanye, za business n'iki, ahubwo ibikomere abantu bahuye nabyo ni gute umuntu ashobora kubafasha kongera kwisanga, bakongera bakibona. Iyo mvuze kwibona cyangwa kongera kwishakisha ukibona, ntabwo ari adresse mavuga. Si ukuba bavuga ngo Jada atuye hano ngo adresse ni iyi, oya. Burya ari umuntu abayeho ariko ari maradurwa mu bijyanye n'imitekerereze, adafite adresse, adafite aho abarizwa, nawe ubwe atarisanga ngo yibone neza. So umuntu rero tumufasha gushyira intekerezo ze ku murongo, tudakoresheje imiti runaka, ahubwo ibiganiro. Ukaganiza umuntu, ukinjira muri mind ye, ukamenya ko uburyo ushobora kongera gustabiliza ibintu akabikora nk'iwa nyawe. Urumva no ubujyanama mu bijyanye no komora ibikomere, cyo nakita healing. Okay, urakoze guhera kuri healing. Hari icyo tugira healing from ibikomere by'intambara. Abantu bakaba baragize ibikomere by'intambara. Intambara rero ziri mu buryo butandukanye. Hari intambara abantu barwana z'ubuzima, nazo tuzita intambara cyane, barukora niko banabivuga. Hakaba healing from intambara ziterwa no kurasa ibisasu bya kirimbuzi n'ibindi, zikaba zituruka se, hakaba n'intambara z'imiryango n'iki. Wenda turahera kuri iki bita
healing from war. Hanyuma tukaba tuzi neza yuko n'iryari noneho ushobora kuganiriza wenda wowe ufite uburyo ubikatamo amaparti ariko turahera kuri iki mbere yuko twinjira noneho neza kubera ko wari uvuze healing. Yego. Urakoze kumbaza icyo kibazo. Unatangira bivuze neza aravuga ngo hari ibyo ushobora guhita ubona cyangwa bikagaragaza n'ibimenyetso nyuma. Iyo tuvuze healing from war nk'uko bivuze ni ibikomere by'intambara runaka, wenda twibande ku ibisasu, ahantu habaye intambara, abantu bararasana, abantu barapfa, juste abasigaye hari ibikomere basigarana, sibyo? Mu bijyanye gukura, wenda abuze abavandimwe, yabuze ababyeyi, yabuze abari inshuti ze, ibintu byashize, umuntu ashobora kugira ihungabana. Iryo hungabana niryo tuvura. Kandi tuvuge urugero, niba intambara ibaye nonaha, ntabwo tuvuze ngo ibikomere bihita bigaragara kano kanya atangira no kugaragaza ibimenyetso. Ushobora no kumara imyaka 10, 15, 20, meme 30. Ikaba ari ibimenyetso bitangira kugira gute, bitangira kugaragara. Twera iyo duhuye nuko tumuganiza kugira ngo abashe gukira bya bintu. Kubura umuntu wawe, kubura wakundaga, umubyeyi kubura umwana kubura umubyeyi, icyo ni igikomere ahura nacyo, ndetse bikazamukurizamo no kugira indi myitwarire idasanzwe. Ndibuze urugero aha ngaha. Tuvuge n'urugero wenda jenoside yakorewe Abatutsi 94 mu Rwanda, wenda arabaye umwana asigara ari wenyine, ababyeyi arababura, abo bavukanaga arababura, kubera yababuze akiri muto, ugasanga afite igikomere cyo kuba atatekereza kuba yanashaka umugore cyangwa umugabo. Tuvuge n'umukobwa cyangwa umuhungu, kuvuga ati n'ubundi se ndashaka umuryango biragenda gute, n'ubundi kabange bashize nababuze. Ugasanga icyo gikomere aragikuranya mpaka arinze agira imyaka 40. Akabaza se kubera icyo uriya mwana adashaka, kuki adatekereza kurongora, adatekereza kuba yarongorwa ari umukobwa, byagenze gute? Ni cya gikomere yahuye nacyo kera. Urumva ingaruka zabyo zigaragaye mu myaka 30, 40. Ibyo rero nibyo dufasha umuntu, tukaba twamuganiriza akongera kumva ko ari umuntu muzima, kandi nawe yabasha kubaka umuryango we, agatangira umuryango mushyashya. Hanyuma rero duhura n'ama-challenge agiye atandukanye, sibyo? Sinzi icyo wenda turi bugarukeho. Iyo tukiri kuri healing from war, urabona intambara ziri hano hagati muri Congo, singiye kukubaza wenda ati ukabona nk'i Burundi, ukaza kusanga imyigaragambyo cyane cyane hano muri Afurika mu bihugu bitwegera. Twe turi mu mahoro n'ibyo, hari n'intambwe yatewe mu Rwanda, ariko hari aho twumva barasana za M23 n'abandi. Iyo bamwe babaye bahungiye cyangwa se uwumva impunzi nyine zimpunzi cyari, iyo bahungiye mu gihugu nko mu Rwanda, ese hari abo urahura nabo byibura kuri healing from war, wumva ibikomere cyane bafite by'intambara biri ku Yesu cyangwa ku Kigipimo? Abo ni benshi cyane, benshi duhura nabo, ndetse n'aba hano hafi n'abakure. Njye nabo nkunda gukorana nabo, naho uri kure cyane mu buryo bwa online, nibo nkunda gukorera cyane. Juste byonyine kwitwa impunzi, menya ngo ntabwo uri kuri gakondo, ntabwo ari ahantu ugomba kugira gute, ugomba kuba. Juste yonyine ni challenge, yite challenge ubuzima bwawe, kuko ubuhinduye miriye n'intekerezo zawe zihita zihinduka. Of course tuvuga urugero, niba ari ahantu tuye imyaka 15, 20, n'ahantu wavukiye, n'ahantu wakuriye, environment ikuzengurutse warayimenyereye, n'ikirere cyaho warakimenyereye. Byonyine ikibazo ntabwo ari uko yahinduka, ahubwo yimutse aho hantu bitewe n'impamvu. Mbese n'uburyo atigeze ategura, uburyo butunguranye bw'intambara, imyigaragambyo itumye ava muri location yari arimo agiye mu yindi. Automatically hari ikintu bwo kitahinduka muri mind yawe, kuko uhagiye utabiteguye. Jado, ubu tuvugana wo uko nguko urishobora ngo abantu maze imyaka 20, ndumva ngomba kwimuka, ukabitegura, ukabipanga, ukanimuka ukajya ahantu, ntacyo bizakwafektaho, nta na gitoya. Wenda ni challenge y'ikirere uzahura nayo, ariko muri mind warabisetinze, urabitegura nabikora. Bitandukanye n'umuntu wimutse akava muri location akajya mu yindi mu buryo bitunguranye. Icyo gihe muri mind arangirika, babikeneye guhura n'umuterapiste cyangwa umukansa, bakaganira akamusubiza ku murongo, akamwumvisha ubuzima arimo, akongera agatekereza mu buryo busanzwe. Hanyuma hagati aho igikomere kirimo ni iki? Turashaka kumenya igikomere, kuko buriya kugira ngo uvure ikintu ni ukuba wamenye icyakomerekeje umuntu. Of course, yes. Niko mbitekereza. Urakoze cyane. Ntabwo niko ariko mbitekereza. Juste n'ubundi ugiye gusubiza ikintu cyangwa gukemura ikibazo, ntabwo ushobora gukemura ikibazo utarabona impamvu yateye ikibazo. Muyimenya na counseling yacu naho ngaho yibanda cyane. Muyikora mu buhe buryo, muyimenya muti?
kuko Urakoze. abantu benshi bakunda reka duhere kuri healing from home. Abantu bafashwe ku ngufu mu ntambara, sibyo? tuvuge mu ntambara kuko niyo turi kuvugaho. Abantu wenda yabonye ababyeyi be bica, abantu babyumve neza, tuvuga intambara muri rusange, ntabwo turi kuvuga jenoside, wenda intambara muri rusange, intambara yose muri rusange. Abona ababyeyi be bicwa, cyane ko uvuze ko ukunda gukorera abantu online bo hanze mu bihugu bitandukanye byagiye, cyangwa se abona n'ibindi bintu bimutera igikomere. Noneho iyo winjiriye umuntu mu igikomere cye akagihisha. Barakoze cyane, bibaho cyane, birashoboka cyane. Wenda nsubiye inyuma ku cyo warubajije, kumenya igikomere, sibyo? Ukamenya n'uburyo uvura impamvu y'igikomere. Ari naho counseling yacu itandukanye n'izindi zose, kuko twe ntabwo tugira umuntu inama, ahubwo twe tumufasha kugira gute gukira cya gikomere, tukinjira mu mizi, tukabasha guca umuzi wateje cya gikomere. Kuko ari inama umuntu azakubwira ngo wabigenza gutya, wakora gutya, then certainement bikarangira nyuma y'akanya gato bikongera bikagaruka. Twe tuba dushaka kwinjira in deep kugira ngo duce ya mpamvu wa muzi wateje cya gikomere. Noneho tujya aho ngaho tuvuge urugero, n'umuntu wafashwe ku ngufu muri ibyo bihe, sibyo? Ugasanga ahanini tubanza kureba ku ngaruka, ese ingaruka zamugezeho ni izihe? Kuko ubundi ingaruka zikugeraho nizo zituma uhindura n'imyitwarire. Urabyumva neza? Ingaruka ziza nizo zituma n'imyitwarire ihinduka, tukubona yuko already wamaze gutangira gufesinga ingaruka z'igikomere. Niba rero twinjira in deep, njye turaganira nkagufasha kugira gusubira hahandi muri bwa buryo wakomeretsemo. Ese wafashwe ku ngufu, akambwira byagenze gutya na gutya na gutya. Ntabuza kwinjira detaye, wenda abantu duhura cyangwa abantu mfasha bo barabizi, ariko no kujya mbereke yuko nta gikomere kigera gute kidakira uko biri kose. Ushaka kutakira completement, ariko ukamenya uburyo ugitoramo ukakimanaginga, ukaba mu buzima busanzwe, none ukongera gutekereza nk'umuntu muzima, kubera yuko ingaruka zakugezeho. Ukiraho ndagira ngo udusobanure, ese igikomere kugisubiramo no kukivuga ni umuti wo gukira? Exactement, 100%. Ubundi igikomere no kukivuga, kugira ukiri igikomere. Ndagira ngo uduhe ingero. Nibyo Abanyarwanda bavuga ngo ushaka gukira indwara arayirata. Ntabwo wakira ibintu utavuze. Ingero ndi buze gutanga, igikomere ni ukuvuga ngo uramutse ugihishe gikomeza ari uburwayi. Ahubwo burushaho kuba bubi cyane. Ni kwa kundi umeze nk'umuntu uri kwicukura urwobo ugenda ujya munsi. Iyo uhishe igikomere cyawe, ni uvuga ngo abantu ntabwo bajya bisobanukirwa, uko urushaho guhisha ikintu cyagukomerekeje niko urushaho kwangirika, kandi wangirika mu buryo buri indirect tudashobora kubona. Ariko plus igikomere kiba kinini ntukivugeho, niko ugenda urushaho kugenda uhindura n'imyitwarire yawe, n'abakubonaga akantu wagize gute warahindutse. Ndibuze gutanga ingero zigiye zitandukanye. Reka dufate urugero wenda rw'umwana wakuze akurira mu muryango wenda w'ababyeyi bombi, ariko hagati ya papa na mama harimo ibibazo. Barwana, uko se atashya kubita mama we, uko atashya kubita mama we, ari intambara, mbese nta mahoro meka muri urwo rugo. Dufate n'urugero wenda n'umwana w'umukobwa. Umwana w'umukobwa ni uvuga ngo ubundi abahanga bavuga yuko ubwonko bw'umwana bukura ku kigero cya 60% mu myaka 6 y'ibanze. Ni uvuga ngo ku myaka 6 y'umwana ubwonko bwe bwaramaze gukura ku kigero cya 60%. Bishatse kuvuga iki? Hejuru y'imyaka 6 bukura ku kigero cya 40%. Ni uvuga ngo icyo umwana yakiriye muri ya myaka 6 ya mbere avuka nicyo kimugira uwo agomba kubaho. Sinzi niba ibyo ndi gusobanura bidakomeye cyane, ariko birumvikana. Wenda n'abadukurikiye bavuga ngo uriwe kano kanya, reka dufate Jado Office, twirengagije circonstance na situation wanyuzemo nyuma y'imyaka 6, ariko nuvuga ngo uriwe kano kanya ni ibyo wadevelopye wakire mu myaka 6. Niko bimeze. Niba iso yari umujura kujyana kwiba mu myaka 6, nuvuga ngo ubwonko bwe bwakiriye ubuzima kari buriya, ni nabwo developa nyuma y'imyaka 6 ukabona. Ni wa mugani w'Abanyarwanda n'ubwo atari barakoze wibahetse ababwiriza mu mugongo. Abantu ntabwo bajya bimenya, niyo mpamvu twe twinjira in deep, kuko ari igihe dusanga umuntu ngo afite igikomere, ahubwo dusanga igikomere afite n'icyo mu bwana, muri childhood yiwe yacyakiriye mu bwana, arakidevelopa kirakura, hanyuma ugasanga ari kubwira ngo njye ariko niko nteye gutya, ngo njye nuko nteye
nuko ntabwo kamere y'iwabo. Okay, urakoze cyane. Niyo kamere y'iwabo. Noneho bivuga ngo kamere y'umugore urwana n'umugabo, umwana akiri muto yakira kamere. Niho narinkira aho ngaho rero. Wa mwana ro mu myaka 6 wabonye se akubita mama we buri munsi. Ingaruka zigera kuri wa mwana ni izihe? Nuko ushobora kuzasanga dufite umusore imyaka 30-40. Twatanze urugero rw'umukobwa. Umwaka agira imyaka 30-40 w'umukobwa. Wamubwira gushaka umukobwa mwiza cyane. Mwiza. Basore barongera baterekada. Basore bamugeraho bagatereta shwida. Ati ngiye nta mugabo nshaka, ngiye nta nkunda abagabo. Rero masuka adakunda abagabo. Ahubwo ni ikintu yakiriye muri ya myaka ye. Yabonaga sakubita mama we yumva ko abagabo bose bameze nka se. Ibyo bikamukurizamo ingaruka yo kutagira gute yo kuba atashaka umugabo. Yabyakire muri ya myaka isabona akubita amahema buri munsi ahita yumva yuko abagabo cyangwa abana b'abahungu. Nukurikirana imyitwarire ye no kwishura aho yagiye yiga, uzasanga ari umwana w'umukobwa utarigeze agira kopera n'abahungu. Bimwe ngo by'amakupure n'ibiki, usanga n'umwana w'umukobwa yagendana n'abakobwa gusa yumvaga igitsina gabo ari kibi. Izindi ngaruka zamugeraho ndacyagusobanura aho hantu. Hari akantu ushaka gukwepa kandi abantu bashobora kukibazaho, sibyo? Noneho kuba umwana atari muri date ku ishuri n'abandi bahungu ni bibi. Bikamubwira mu bigero cyangwa mu bikurire y'umuntu. Ibyo turashaka ubu tubereye, reka tuve ku ruhande rw'idini. Ntabwo tuve ku ruhande rw'idini kuko idini iraza kutuzanira ibindi bibazo byinshi. Tuzabiganiraho kwa ibikomere byo mu itorero tuzabiganiraho. Nubwo wenda nabo turi bushimeho gato ariko turasa n'abavuganaho gato. Kuba umwana atadatinga n'umutipe ku ishuri kandi abandi muri iyo myaka muri icyo kigero babikora ni amakosa. Bishobora kuba amakosa biturutse ku mpamvu ziniza. Umwana ashobora kutabikora biturutse ku buryo yakuzemo, uburyo amarangamutima yatubahirijwe. Ubundi bino bimwe byo kwivuga bari ibintu birebire bisaba umwanya munini cyane, noneho bijyanye no kubana n'uby'umwarimu. Kuko ibyo nabyo bigira ingaruka. Nuvuga ngo turi kuvuga ku bigero by'umuntu, hari imikurire jado, hari ukuvuka, ndavuga ngo umwana yavutse n'uruhinja, umwana yabaye igisekeramwanzi, yageze ku rwego rw'igitambambuga, yageze ku rwego rw'umwana ukurikira abandi. Ibyo ni ibigero by'umuntu burya kuramo, akagera ku rwego bw'umuhungu, ari umukobwa akamukobwa, ari ingimbi akaba ingimbi, agakura muri ibyo biri. Nuvuga ngo buri cyiciro cy'umuntu mu mikurire hari ibyo ugomba gukora. Niba ugeze ku kigero cy'igitambambuga, hari ibyo ugomba gukora kuri icyo kigero. Iyo birenze hari amarangamutima atubahirizwa, bizakugeraho ingaruka mu zabukuru. Nabyo ibyo rero byitwa byitwa igikomere. Of course. Reka rero ku bantu bavuga niyo mpamvu. Reka tuvuge ku bantu bavuga kuri returudage. Returudage ni y'umuntu. Ni ingaruka z'icyiciro watarutse. Ubwo bivuga ngo ushatse uwo mwana uburenganzira ku myaka ye y'ubwangavu cyangwa ubugimbi agateretana. Guteretana se ubundi ni iki? Ni ya koperasiyo, ya koperasiyo kuba ugendana n'uduhungu mukandikirana utubaruwa. Ibyo bintu birakenewe kubera ko ni segise opoze kandi icyo cyiciro ntagomba kukirenga. Iyo kirenze rero kiba igikomere nacyo. Of course. Aho kukirenga byagenze gute? Ushobora kukirenga byaraturutse mu bwana bwawe. Aho reka mbasobanurira no kugira abantu bumve neza. Impamvu ushobora kurenga icyo cyiciro bishobora guturuka mu bwana. For example, ubundi hari ibintu tukunze kuvuga bijyanye n'amagenetike n'ibiki byose, asanga umwana w'umuhungu akundana na nyina, w'umukobwa agakundana na se. Sibyo? Nuva hari ikigero cy'umwana w'umukobwa ageramo, ari wa mwana w'umukobwa utangira kubona afashe agasakoshi ka nyina, ugasanga afashe inkweto za nyina acometsemo, urumva ugasanga afashe ibitenge n'ibitambaro arambaye, yarangiza akagenda agahagara imbere ya se. Papa wambonye. Nuvuga ngo muri kiriya gihe cy'ura mwana w'umukobwa, iyo utamuhaye agaciro ngo amarangamutima ye uyubahiriza umuheke y'urisi, icyo cyiciro akakirenga utagikoze urisi, bimugiraho ingaruka yo kuzagira gute yo kutazakora cya gihe ugasanga nyirageze muri turudaje. Kuko niyo ageze igihe cyo gukopera n'abahungu ntabikora kubera yuko asa atagize gute atamuhaye atubahirije amarangamutima ye. N'umuhungu naye nuko. Iyo umuhungu ageze muri kiriya gihe kiri mutoya usanga ujya ugasanga yambaye nk'ingofero ya se, araje akajya mu ntebe ya se muri salama gusa akunda kwicara. Ati mama wanza n'icyayi, urumva tuwanza n'ibyo kurya. Nuvuga ngo yishyize mu mwanya wa se. Iyo nyina arata bimenye ko ari cyo gihe umwana agezemo, ngana bimwubahira amarangamutima yubahiriza, yageze muri cyagera gitaruka akaruba izamugiraho ingaruka. Izo ngaruka z'ibikomere nizo twe tuvura rero sasa. Ese umuntu wangiritse muri ibyo bwana ese yakira icyo gikomere byagenda bite? Tugaruke rero tubihuze n'ivugabutumwa.
sibyo ushaka kunjyana ntabwo nshaka kujyana mu ivugabutumwa sibyo uyu munsi ikigero 98% mu Rwanda bafite aho babarizwa mu madini bamwe ni abasilamu abandi ni abakiniki noneho ugasanga idini ibyo byo kudetinga riravuga riti nugera ku ishuri hakagira umuhungu kwandikira akabaruza uzahamagare mwarimu ndetse rimwe na rimwe n'umukobwa ashobora guhamagara ariko umwandikira ati arimo aranoteza sibyo kandi wowe ukagira uti ibyo bintu biba biri ngombwa bitewe n'amaranga mutima kugira ngo asohore bitazaba ari turudara ese mu binyejana bizaza cyangwa se mu gihe kizaza ntituzisanga uyu munsi sibyo abantu bari kujya mu mari turudaje wenda sinzi muri iyi minsi nabyo biragaragara niho usanga abantu bavuga bati umukecuru yambaye mini umusaza yigize ibogari sibyo ese n'ibyo bihe abantu baba barasimbutse wenda bitewe n'uko idini ryaganjije cyane rikaganza n'umuco rikaganza n'iki ibyo bintu birashoboka mu buryo bumwe cyangwa ubundi wenda navuga hano mu Rwanda ariko hari igihe kigeramo wenda mu Rwanda cyangwa se mu bihugu bya Afurika ubundi hari ibyiciro usanga turi kurenganya abana ku myitwarire yabo byaturutse ku babyeyi wenda nko mu bihugu by'i Burayi Amerika umwana hari imyaka ageramo ababyeyi bakicara bakaganira nawe sibyo ariko mu Rwanda hari ibyiciro kigeramo kugira ngo uzicare uganirize umwana ugasanga ni ibintu bigoye ahandi barazi yuko hari imyaka agira mu mwana w'umukobwa akaba akeneye kuganira n'umuhungu atari uko bagiye gukora ibyaha atari uko bagiye kuryamana ahubwo kubera yuko nuko ibintu biremye mu miterere ya muntu ugakenera sex opposé meme mugaciringa atari uvuga ngo ni ibyaha mugiye gukora n'iki ababyeyi bagategura umwana akaba bizi uko agomba kugira gute kubinyuramo naho twebwe impamvu usanga inshuro nyinshi tubigarukamo muri Afurika ni handi wageze muri ya myaka ya cyagiye kugira ngo uganirize bakubone kumwe n'umuhungu bagakubita wabura umwana w'umukobwa 15 bakubone kumwe n'umuhungu bagakubita bakakuraza hanze tuzatuzanira uzakora ibara uzagira gute uri kumubwira ingaruka zizabaho ariko nturi kumubwira icyo gihe agezemo mbese aracyemerewe ese icyo gihe kuko ntagomba kukirenga cyagomba kukirenga ariko tugasanga tugize gute ntabwo tumuganirije ntitumuhaye umwanya ntitumusobanuriye ugasanga byanze kugenda bigira gute bitugaruka ariko rimwe na rimwe nabwo ntabwo twirenganye kuko inzira turimo twebwe n'ayandi yo gutera imbere n'ayandi yo gushakisha tidufite umwanya wo gucaringa abana ngo tubahereze uwo mwanya ibyo wari uvuze rero bijyanye n'imyambarire ugasanga umuntu wenda n'umukecuru yambaye imini mukonda buti cyane umugabo nyine abantu bigenda babibona swate bishobora guturuka aho wakuriye ushobora kuba ari wo muco w'igihugu utuyemo sibyo n'abantu bakoreze n'uburyo warezwe nawe warerewe nkunda kubivuga ngatanga urugero mvuga ngo niyo abana bavutse ari impanga ebyiri ni vrejimo umwana undi agakurira mu Kagarama undi agakurira tuvuge Nyaruguru sibyo iriya zanciye nubwo amaraso ye papa na mama ramwe kandi akaba ari n'impanga umwana aradevelopa imyitwarire bitewe n'ahantu yagize gute yakuriye kandi ari vrejimo abantu bajya byumva neza aho ngaho ahantu yakuriye environnement akuriyemo iramufavoriza kuba agomba kuba ari uwakuriye Nyaruguru nawe miri yakuriyemo biramufavoriza kuba uwagomba kugira gute kubareka kandi bose ni impanga amaraso namwe kuri papa na mama so iyo tugeze aha rero hari igihe utarenganya umuntu cyangwa asanga winjiye utangiye kujija abantu muri uwo mubyeyi ko yaje yambaye mu rusengero ese uriya mupasiteri ko yambaye kuriya ko yasokoje kuriya ko yagize gute ugasanga umusatsi ubaye ikibazo ko wabwiriza wambaye boduru umupasiteri ugasanga bibaye ikibazo ese uzi yakuriye hehe birashoboka kuba ari aho yakuriye nabwo bigashoboka kuba ari iki ari cyagiye yarenze cy'ubusore ugasanga rutangiye kujija twabone tugera tukamya kubidisitenga rero ariko utabizi rero usanga uri guca imanza ugasanga abantu baraguye ibikomere rero mu Rwanda mukunda guhura nabyo cyangwa mukunda kuvura cyangwa bigaragara kenshi kuri tere ku buryo uyu munsi turaza no guha abantu umurongo wa telefone baza guhamagare ibindi bikurikiraho navuga ngo babyimenyere neza kurusha uko twebwe tubiganiriye hanyuma ibyo mukunda guhura nabyo mu Rwanda dukurikije amateka twanyuzemo birumvikana hari ibya jenoside birumvikana byo ni byinshi biracyahari ariko nezezwa n'intambwe imaze guterwa ko abantu basigaye none birekura bakabasha kuvuga inzira banyuzemo inzira umusaraba banyuzemo bakabasha kubiganira birabafasha mu bijyanye no kugira gute no gukira ibindi ni iby'imiryango biri familiyare amadivorce zagatanya amadeception ku bakobwa n'abahungu usanga ari ibyo ngibyo biri familiyare
kuko aha ngaha ntabwo turajya mu rwego rwo kwakira ibikomere bya politike by'ibiki byose biracyari no hasi. No muri Afurika usanga abantu ntabwo baramenya agaciro ko kwegera umukansara umuterapisite kugira ngo muganire. Usanga arongeye abo nakira abantu hafi ni bakeya. Ni bake. None ubona biterwa n'iki? Ni ukutabimenya? Oya, hari impamvu ebyiri. Icya mbere ni ukutabimenya no kutubaha agaciro. Hari n'abandi batabyizera ko bikora. Hari abantu batizera yuko bino bintu bikiza, ariko wenda niba nzashyiraho umurongo w'ubuhamya w'abantu nagiye mfasha cyangwa nagiye nkura nabo, ntabwo mbizi ko ntabwo mba nemerewe kuba nabivuga cyangwa sharinge amakuru y'umuntu twaganiriye, biba biri confidential. Sibyo, ntabwo byemewe, ugomba kuba biri confidential. Icya kabiri, ibintu biranahenda kuko urishyura, sibyo, ujya mu ndagutega amakaguha umwanya bisaba kugira gute wowe wamwishyura. Ikindi ugiye kureba abantu babikoresha ni abantu bajijutse ko bazi akamaro k'iki ko kuganira, ko gutanga umwanya. Nuko rero nizo mpamvu. Hanyuma tugana ku musozo, wenda tuzagaruka mu bindi bice kuko urumva abantu benshi bashobora kuba batanabizi. Ni iki noneho wowe wabwira abantu, wenda tuzajya no ku bikomere biterwa n'ibyo by'abahanuzi bajya bavuga. Abantu bazandika muri komenti ibikomere, wenda nzagaruka nje no kubisubizaho, nta kibazo mbivuga, bazandika muri komenti basubize. Ni iki wabwira abantu rero badukurikiye? Ikintu navuga muri rusange, kuko twakabaye tuvuga byinshi kuko birahari, ni byinshi cyane, wenda ndaza kubarangira n'aho babisanga bimwe na bimwe genda bafasha ku matopika atandukanye. Ariko ikintu nabwira abantu ni uko ugomba kuba uwuriwe, kudahisha true identity yawe, kuba uwuriwe. Icyo nshatse kuvuga ni iki ngiki: wowe ubwawe ni wowe uzi icyo ukeneye mu buzima bwawe, ni wowe uzi ibyishimo byawe, ni wowe uzi ahantu uri kwerekera. Hari abantu babayeho batibereyeho. Kubaho utibereyeho ni iki? Ni cya gihe ubayeho ukora ibyo abandi bashaka ko bageze gute ukora, mbese ugakora ibintu mu mwanya wabo, ntubikore ntawe ku giti cyawe. Ese ningira gutya baravuga ngo iki? Ese ningira gutya baravuga ngo iki? Ese niyambarira gutya ubu baravuga ngo iki? Ugasanga utangiye kuba mu buzima butari ubwawe, ahubwo ukabaho mu buzima bw'abantu bagize gute bakureba. Ibyo bintu birakomeretsa, biguteza igikomere giteye ubwoba, kuko hazamo ikintu kijyanye no kwiyibagirwa. Ugasanga uriyibagiwe, ahubwo ubayeho kubw'abandi, ntabwo ubayeho nk'ubwawe. Ikintu nababwira rero ni ukwiberaho ubwabo, bakamenya ibyishimo byabo. Njyewe nkeneye iki ubundi muri njyewe? Ese ubundi ni iki nshaka? Iyo umaze kwisobanukirwa rero, ubaho mu buzima bwawe, ukabaho nta n'uwabangamiye, kandi ukabaho by'umutima wawe uburyo unezerwa, ukaba unezerera ubuzima bwawe. Icyo kintu abantu bige kukiga kandi kukimenya nta kundi, ni ukwisobanukirwa. Kwisobanukirwa ni ukwegera abantu nkatwe tukabuganiriza kugira ngo ubuzima bwawe wabworiya nta gutya, wabuye icyerekezo gute. Nawe rero Jado wige kuba wibereyeho. Njye mfite teme ivuga ngo bahohotse, genda bohotse, n'akantu keza. Wenda sinzi nimba tuzongera no kuganira no ku bindi bigiye bitandukanye. Uyu munsi nagutumiye nk'umuganga, navuga ngo uvura indwara zitagaragara, kuko hari igihe umunyarwanda niwe wavuze ngo hari igihe ubona umuntu ariho ariko atariho. Hari igihe uramutse umuntu uzi ko ari muzima, ati mwaramutse, ati namiramukire yanjye, kandi umubona yaramutse. Ubwo rero reka tugushimire. Gusa nsubiye inyuma gato, hari akantu wigize ubazaho karagarutse, ntabwo nabashije kugasubizaho. Ntacyo gasubiza. Ku bantu bashaka guhisha ibikomere byabo, ukavuga ariko nibutse ko ntigeze ngasubizaho. Narizi ko wagakoze ugakora ubona ko ntacyo bitamubyibuka ibintu wambaje simbivugeho. Wishe ibikomere. Wenda ikintu nashatse kuvuga abantu banyumve, hari igihe igikomere cyawe kiba giteye isoni muri public, ukaba warafashwe nko ku ngufu, ariko ukavuga ngo nimbivuga sinzabona umugabo. Aho rero ikibazo niho kiri, ari nacyo nshaka kubwira abantu. Ntabwo gukira ibikomere, nubwo navuze ngo kubivugaho, ugomba kumenya ngo ndi kubivugira he. Abantu tugomba kumenya ubwenge. Mwese biriya byo gutanga ubuhamya, biriya bintu abantu batekereza mu buryo, mu nsengero hose, ntabwo ari byo. Ntabwo ko batekereza mu buryo bwa hafi cyane. Umuntu ujya gutanga ubuhamya nka buriya atabanje gukira, ntabwo aba yatekereje ahantu kure. Kubera yuko ubuhamya uri gutanga, uri kubushyira ahantu buzahoraho, ahantu abana bawe bazabona. Ikimwaro ushobora gukora abana bawe bakicuza impamvu wabikoze, sibyo? Niyo mpamvu duhari, niyo mpamvu hari abaterapisite, hari abakansara bazi kubika ibanga ry'umukiriya wabo. Uramusanga ugufasha gusohoka muri icyo gikomere, ahubwo ukazabaho igikomere haragize gute
cyarashize ukamenya n'uburyo uganira kuko hari abantu nabwo batavuga bitewe n'igikomere bahishe so menya aho ugomba kuvugira igikomere nibyo ugomba kubwira uramubwira ryari kandi twebwe niyo wagihishe ushobora ugiye kuza unshaka ufite igikomere wangera imbere kukivuga kikakunanira aricyo bita contradiction yo gushotora umuntu ufite uburyo mushotoramo akavuga bya bintu yari yagize gute yari yahishe kandi gukira mu kubivuga ngira ngo rero babyumvishije neza wenda ibirenzeho baguhamagara ku murongo wa telefone hari nimero 0788 25 0305 ariko no kunyandikira gusa ntabwo byemewe byaranyandikira nabona message nkamuha gahunda kugira ngo nzavugane nabo no kuri email kubera yuko no kuri email aho yaba ari hose cyane mu buryo bwa online ndabafasha abaza face to face tugahura ndabafasha nta kibazo bavuga kunyandikira suko ntakitaba nitaba ari uko twamaze kugira gute kuvugana kuko ushobora kuza unshaka ufite igikomere bikuremereye ukampamagara simwitabe ugasanga gukomerekeje kurushaho kiza no kunyandikira ugategeza ko musubiza nkaguha gahunda reka tugushimire rero Imana iguhe umugisha wambaye neza yakoze cyane amen saranye ndabashimiye